Barundi 200 batojwe n'abarusiya batozwa amezi 3 ubu nibo bagiye kurinda Kisekedi mbabarira umbwire ari amabuye uzano yaturutse muri Kongo ngira bwa mbere nari nzi ko bahibye muri Kongo ariko mbonye amohereje abarinzi bo kurinda president ndavuga na Kisekedi ashaka guha amabuye abashinwa kandi ariko na yaba Hazarani birarabura tirogwe ntacyo baryi wawe fata amabuye ya korota uyashyire musi y'imifuka hejuru ushyire handi mabuye yitwa quartz ize quartz zikora ibintu by'imirimbo Kisekedi so yoherereje ndayishimiye buriya ubu babonwa nugize gute uhagaze none rero uyu muntu uhagaze ngana afite satellite uzubu utwara amabuye ya korota ushaka kuyajyana mu Shinwa ngo aguhe intwaro utera u Rwanda kuko no buriya Kisekedi ntago ajya bivaho n'FDLR ninde ubakora cannibalism ubatwika kabarya kame mutuzo wari abari imitima y'abatutsi n'FDLR none se ukumva ko M23 ko yavuga ngo FDLR ituvire ku butaka ukumva ko ngiri gusaba inyungu z'u Rwanda ahubwo iyo uza kubuza geopolitique wari kumenya ngo umunsi inyungu za M23 za majinze zahuye zikanyunywana n'iz'u Rwanda ubundi urumva ibyo bintu bizakugwa neza u Rwanda rute agahinda gake nk'umwana upfusha umusambane wa nyina kubera iki iyo FDLR natwe ratubangamiye nabira babangamiye rero nimba barimo bayikubita umuntu yaravuze ngo umwanzi wawe nubona arimo yigirira nabi kabisa usanga yamanitse umugozi ashaka kwimanika agatabure tuzamubwira uti ndagufasha nkakuhirikira ibyo ni bikwereka umuntu utazi ibintu arimo pe none mukanya ati bagiye kundasa mukanya bati ariko Joseph Kabila ko yayoboye Kongo imyaka 19 Ponyo ko yabaye premier ministre imyaka itari mikeya abo nibo baje gukombowa Kongo uri kwibeshya Joseph Kabila ashobora kuza adashaka kujya ku butegetsi ariko ashaka ko ibitekerezo biyobora igihugu cyangwa se ashaka kugira ngo ari guterekamo umuntu none se ubundi Kisekedi se wamuteretsemo makuru umusaza ni yaduhaye ati abayabwiye ibintu bya Afrika ati nimwitambike muri ibi bintu wankize mu ntebe ataza kuzibakuramo mwebwe ibi bintu nimutabyitambikamo ubona Kongo itabaza akagira uzase uretse umurundi wenyine nawe udashinga utanabyina rwose tujye tubwizanya uko ntago ashinga ntagabyina umwe mu Rwanda Hazaru wari wese watekereza wenda mu batuyobora basanzwe batuyobora yaba president agasimbura Paul Kagame ariko Paul Kagame akigirayo rwose yagikomeye kuri uyu mureba akigira ati numa nshaka kuba ngiye ku ruhande nkiruhukira mwe batahubwa bamwe muri bo bashobora kuzamuhitana none se Kisekedi arinzwe na 200 b'abarundi yego batojwe nabi batojwe n'abarusiya batojwe igice imezi 3 ntago butojwe igice ubaye impfube uburi nk'imitura bature ninzi impfubi ufite Blackout kurinze ya Eric Prince ufite FDLR nayo buri ifite yitwa scrap nayo iramurinze umuntu agiye tatuwaje ntimunamenye tatuwaje afite n'ikisobanura kugira aho mumushyira kuri kamera ari imbere y'umudamu wa president ngo nuwarasiwe ku rugamba wa FARDC ni bigaragara ko n'umwanzi abinjiriye mutamumenya cyangwa se yararimo mubizi karimo kandi ari wa scrap nkuko umusirikare ku rugamba asiga misasu ari bwira se haduya kugira ngo amufate amwaka amabanga y'igihugu ni nako umujenerali agomba guhorana isasu azarasa president igihe yayobye none yuri generali rero ugomba kuba udatekereza nk'abaturage ko umuturage we abura kawunga yakayura ngo ko president buriya yayobye oya iyo ni imitesi y'abamotari generali agomba kubimenya igihe yayobye akabimenya atabyitiranya rero Kisekedi ntago ari gukuma kuri buriya butegetsi haranga ariko mu Rwanda agiye kwirangiza no mu mezi 3 igihugu wacyoreka igihugu ntago ari ikintu bakina nacyo ngo uvuge ngo ariko ngo buriya igihugu wacyoreka mu mezi 3 ati hari abahungu bayejejwe ishyanga imubendi wanje bafata intwaro batashye iwabo nkuko M23 nayo yafashe intwaro itashye iwabo ati none wo mugabo bita mu mbuto rero ngaza gufasha inshuti ye yitwa Habyarimana yego ubwo Habyarimana ni Kisekedi ahunga ati byaje kurangira bose babarashe tiyaho agatakanze yaratuye cyase kwa Habyarimana n'ikigo cya Kanombe harimo inite y'ababirigi kandi ababirigi nibo bajyanye black box nasomye inyandiko ingaragariza aho black box yagiye ni mu babirigi yajyanye na intelligence ibitswe na intelligence y'ababirigi Habyarimana atakaje ubutegetsi ubwo Habyarimana twabonye yuko ari Kisekedi n'uwari waje kumufasha bigenderamo witwa Mombutu
iryo jambo ni ijambo Museveni yabwiye Ndayishimiye, uri kuvuga ati aracyamunambyeho. Aramunambaho se, amunambaho ibiki? Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye serivisi zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Ubu ntago abarundi 200 batojwe n'abarusiya batozwa amezi 3. Ubu nibo bagiye kurinda Kisekedi, mbabarira umbwire. Abantu barinda umukuru w'igihugu ntago batozwa amezi 3, ni nk'imyaka 2 byibuza kugira ngo uvuge ngo mvanyemo umuntu warinda umukuru w'igihugu. Ikindi ibi leta bigaragaza deal Ndayishimiye afitanye na Kisekedi. Yego. Wabonye Ndayishimiye ibintu amaze imisi ari kudukora? Ngo yavumbuye amabuye mu gihugu ngo yagatangaza. Narayabonye. Afata ipiki ajya kugira. Abagaragaza imifuka. Ari amabuye uzana yaturutse muri Kongo. Ngira bwa mbere nari nzi ko bahibye muri Kongo. Ariko mbonye abohereje abarinzi bo kurinda perezida, ndavuga na Kisekedi ashaka guha amabuye abashinwa, kandi ariko na yaba Hazarani birarabura. Kuko Amerika irahita imutera umugongo, nubwo ntekereza ko n'ubundi yabumuteye kera. Ariko none iragira gute? Ariko umuntu akubwira ngo wankuyeho amaboko uzaza utware n'amaguru yose. Nuwanga Amerika yamukuyeho amaboko, ariko no kumukuraho amaguru yayajyana ibonye yuko ashaka guhereza. Kajya abwira Ndayishimiye ati wowe ntacyo bagukeka. We ntacyo bagutwara ko umunyamerika akuraburiza ko ari cyo kuryaho. Uburundi ntacyo waba uryayo. Urumva? Hati rero wowe ntacyo barya iwawe, fata amabuye ya korota uyashyire munsi y'imifuka. Hejuru ushyire handi mabuye yitwa quartz. Izi quartz zikora ibintu by'imirimbo. Kisekedi so yoherereje Ndayishimiye buriya. Sasa none se ava muri Kongo aje imbokoboko. Hati wowe uzajyanjyana mu Bushinwa, ariko ntuyajyana uyita korota. Yajyana uyita quartz. Quartz ikora imirimbo. None ukumva Ndayishimiye tanyuma ngo mu myaka iri imbere ngo tuzatwara abake ngo twasanze mu Burundi wari amabuye menshi kandi ari hejuru ngo atari no hasi. None nibwo sendedi itangiye kuyobora Burundi. Ayo mabuye kuki mutayabonye mbere se? Nuvuga ngo rero iriya ni ibintu biri. None ikibazo bafite nimba Mutabazi mbibona, utekereza ko se yitabibona? Utekereza ko Amerika itabibona yuko uri guha amabuye abashinwa uyacishe kwa Neva? None se ugatekereza ko niba mara kubona ko amabuye uyamaze uyihera abashinwa biragenda gute? Ubu babonwa nugize gute uhagaze. None rero uyu muntu uhagaze ngana afite satellite. Uzubu utwara amabuye ya korota ushaka kuyajyana mu Bushinwa ngo aguhe intwaro utera u Rwanda. Kuko buriya Kisekedi ntago ajya bivaho. Kisekedi ntago ajya bivaho. Naririya jambo yavuze ari kubwira perezida ngo let's make the peace of the brave, cyangwa se faisons impact the brave. Uretse ko biriya yari ikinnye. Impact the brave n'abantu barwanye bakagwa miswi. Kagati nubwo twangana ariko reka dusinyane ko tutazongera guterana. Rero ntiwigeze uhangana n'u Rwanda na M23 yakubijije icyuya, none ariko noneho Neva we yifite n'ibindi bibazo ngo FDLR zirimo zimanukira he i Bujumbura. Zigeze i Bujumbura abantu bamugira inama bamwe ati nyamaze FDLR nizizi Bujumbura, M23 ishaka kuza hano. Ari nacyo kintu Kisekedi yavuze ari kumwe n'abariya babanuza ba diaspora. Arabwira ati M23 impamvu ntazemera kuganira nayo kiretse nibanyica. Yego. Bakamusezereza ko turi kuganira ku kivuza ibintu byo kwica ndi wakubweka kwica. Aravuga ati iyo bari komeza ibiganiro baba bari gushaka inyungu z'u Rwanda. Yego. Aturabwira ati ko murashaka iki? No gutara umusesenguzi inyungu z'u Rwanda muri Kongo ntuzizi. Nizihe? Zitwe FDLR ukandika ahantu. Nimba uvuze ngo inyungu z'u Rwanda, nimba uvuze ngo u Rwanda rwajyana ibibazo na Kongo, biya byitwa izina FDLR. Aha, tubisimbuze rero mu mwandiko. M23 bibaza murashaka iki? FDLR nituvire ku butaka. Ngwango muri gusaba ibintu by'u Rwanda. None si ikibazo uri kwibeshya. Baje ku Rwanda nta kintu bagira. Ese bahunze ntacyo bahunga? Bafunze iki?
bahunze FDLR bamaze imyaka 32 mu buhungiro kubera FDLR. Kabiri, ninde wica bashiki babo, ninde uvyura bashiki babo bafata ku ngufu, ninde surya inka zabo, ninde subasoresha FDLR, ninde ubakora cannibalism ubatwika kabarya kame mutuzo wari abari imitima y'abatutsi FDLR. None se ukumva ko M23 kuba yavuga ngo FDLR ituvire ku butaka ukumva ko ngiri gusaba inyungu z'u Rwanda, ahubwo iyo uza kubuza geopolitique wari kumenya ngo umunsi inyungu za M23 za majinze zahuye zikanyunywana n'iz'u Rwanda, ubundi urumva ibyo bintu bizakugwa neza. Ntabwo bira kugwa neza kuba aba basirikare magana abiri se kuko nk'urugero ntabwo uri bubwire u Rwanda ko u Rwanda rutegetse M23 ngo nihagarike intambara iri mu M23 izahagarika, nkuko Amerika ishobora kugira ibyitegeko u Rwanda bitewe n'ikizigira ishyizeho tukabyumva kuko ifite izo mbaraga. Ariko ntabwo u Rwanda uzigera rubona runanyeganyeza urutoki rwarwo kuri M23 ko bazavuga kumbi icyo bashaka ni ugushasa, kwirukana, gusya, kwekraza, kwekarita FDLR. U Rwanda rute agahinda gake nk'umwana upfusha umusambane wa nyina. Kubera iki? Iyo FDLR natwe ratubangamiye nabirababangamiye. Rero nimba barimo bayikubita, umuntu yaravuze ngo umwanzi wawe nubona arimo yigirira nabi kabisa ntuzaba usanga yamanitse umugozi ashaka kwimanika, agatabure tuzamubwira uti ndagufasha nkakuhirikira kuko ibyo bintu biri gukora ni sawa cyane. Kakame umunsi wicaye ibibazo uteza abaturage bawe bitwaye M23 bikabifitanye isano n'ibyo uteza u Rwanda, ubundi wumvaga uwo mubare wawe uzawikuramo ute? None ejo bundi ari hariya muri Union Européenne Global Gateway Forum akora andi majabu, none afatanya u Rwanda na Uganda ngo murabizi ngo abantu dufitanye ikibazo ngo ni Uganda n'u Rwanda. Ntabwo ni kumwe none ubivanye ku rwego rwo kwiko mu Rwanda rwonyine na Uganda uyishyizeho. Ibyo byose rero ukabona yuko aka gahenge turi kubwirwa gashobora gukurikirwa ahubwo n'intambara y'inkundura. Wareba ibyo by'uburyo Kisekedi yavuze, uburyo havuzwe ingunguru ibomborana irimo ubusa, Kisekedi agatekereza ko ari we ngunguru kandi Twitter yavugaga ingunguru gusa. Ukareba ukabona ko ibiganiro Kisekedi ashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bidakora, kandi kibimutera ni kimwe. Kisekedi yarangije kwishyira mu mutwe we yuko azakoresha amabuye ya Kongo, agakoresha n'ibindi byose n'umujinya n'amarangamutima n'ubwana buba mu mutwe n'ubuvagineri Tereze Kayikwamba bwabo, akumva ko bizarangira ngo M23 irekuye kariya gace ifite. Yego, nta kintu na kimwe yakoze mu gukemura ibyatumye bafashe intwaro, s'il vous plaît. Nta kintu na kimwe yakoze ngo akemure igituma bamaze imyaka 22 bari mu mahanga. Ibyo ni bikwereka umuntu utazi ibintu arimo pe. Noneho mukanya ati bagiye kundasa, mukanya bati ariko Joseph Kabila ko yayoboye Kongo imyaka 19, Ponyo ko yabaye premier ministre imyaka itari mikeya, abo nibo baje gukombowa Kongo. Uri kwibeshya. Joseph Kabila ashobora kuza adashaka kujya ku butegetsi, ariko ashaka ko ibitekerezo biyobora igihugu, cyangwa se ashaka kugira ngo ari guterekamo umuntu. None se ubundi Kisekedi se wamuteretsemo makuru umusaza ni yaduhaye ati Kisekedi, Uhuru Kenyatta na Thabo Mbeki nibo baguteretse muri iyo ntebe, ntukifore cyane nkaho watsinze amatora. Rero ikintu bagomba kubona no kivuga ngo ngiye nkunda kuvuga ngo Kivu yahinduka intara yigenga cyangwa se leta yigenga, ariko igihe cyose Kinshasa yaba kiyobowe nabi, iyobowe na Kisekedi, Kivu ikeneye kuba igihugu kigenga gifite idarapo ryacyo na hymne nationale n'umwanya muri UN. Keretse kuba intara yigenga, keretse Kinshasa hayobowe neza. Mu yandi magambo, Kinshasa hayobowe n'umuntu w'umujyama cyangwa se w'umuntu wa hafi wa M23, urugero Joseph Kabila cyangwa umuntu washyizweho na Joseph Kabila. Mu yandi magambo, ufite filosofi nka Joseph Kabila, kuko nimba yaragiye hariya bakaba bamurindira umutekano, kamemu nuko
yumvisha ibyo barwanira kumva struggle yabo akumva arayumva n'abantu badasobanukiye politike tuba none se ngo se warwanyaga M23 wanga kiri president kuko ubwo politike yuvuga ibyo bintu buyumva muri politike nta mwanzi uhoraho muri politike hari igihe bari umwandiko script yanditse kiriya gihugu kuba kivuka hari abanyembaraga muri iyi si babiri inyuma niyo mpamvu nyine Ruto wicajwe mu ntebe yoherezayo ambasada niyo yamunoma ntajyeyo message bayatambutse yego abayabwiye ibihugu bya Afrika ati nimwitambike muri ibi bintu wankize mu ntebe ataza kuzibakuramo mwebwe tiri ibi bintu nimutabyitambikamo ubona Kongo itabaza akagira uza se nuko itatanze amabuye se Chad nize ndagabati mu muzehe bamurasiye ku rugamba mbona naba perezida yaha ati ndaza njya uretse umurundi wenyine nawe udashinga utanabyina rwose tujye tubwizanya uko ntago ashinga ntago abyina ariko nyine Kongo ikibazo kiri kuri side ya Kisekedi ni umuntu ukora ibintu atazi atumva ni umuntu wagira ngo ntafite abamuha amakuru y'icyo imperialiste bamatse ibihugu batekereza ni umuntu utazi kubajongera no kubakina kandi ikibazo cye yicariye amabuye ntazi gukora politike interne ku buryo abanyagihugu bakomeza kugira umurongo ikindi Joseph Kabila kumukatira rwo gupfa yayoboye Kongo imyaka 19 n'umunani nturayuzuza uhora wikanga ko bakurasa utaruzuza n'umunani ntago uragira n'igihagararo cya Joseph Kabila rero sinabigiranya n'iki nabigeranya nuko umuntu umwe mu Rwanda uhazara uwari wese watekereza wenda mu batuyobora basanzwe batuyobora yaba president agasimbura Paul Kagame ariko Paul Kagame akigirayo rwose yagikomeye kuri uyu mureba akigira ati ndumva nshaka kuba ngiye ku ruhande nkiruhukira none wa muntu ugiyeho nyuma y'ukwezi akumva ko yakatirwa gupfa Paul Kagame uriko yoroje kuri kumva uburyo wabura umusazi ubugiyeho witwa president ariko abakikurusha imbaraga abakikurusha power abakikurusha kuba wowe ushobora kuza ukabwira abaturage ati mwavuye aho ngaho bakanga kuhava kandi uri president umusaza gusa yakandika kuri Twitter ugahita ubona abaturage barahavuye kubera iki aracyakurusha izo mbaraga muri politike rero wirinda ibintu bibango ngendi mukuri muri politike akora imbaraga muri geopolitike akora imbaraga agakora ushoboye gukora izihe deal ufite imbaraga kizo kurwana ariko ufite na mbaraga kizituma abandi bakumva zituma communauté internationale ijya inyuma y'icurimo nimbona na Israel bari sana bari kuyibogoza cyangwa kuyivuguruza ifite imbaraga zo kurwana kuri tere ariko ntago ifite imbaraga zo gutuma isi yose ivuga ngo muri mukuri none se mutaba nkubaje gato hari abantu 200 bagarutseho babasirikare boherejwe kurinda Kisekedi nk'abajiyeri sibyo ariko nkibaza aba 200 urana ari positive effect bazagira bamwe batahubwa bamwe muri bo bashobora kuzamuhitana none se Kisekedi arinzwe na 200 b'abarundi yego batojwe nabi n'abarusiya batojwe igice ibimeze 3 ntago butojwe igice ubaye imfube uburi nk'imitura bature ninzi imfubi ufite Blackout kurinze ya Eric Prince ufite FDR nayo buri ifite yitwa Scrap nayo iramurinze Scrap ni nka special force ya FDR yego yindi twiye kubona umuhungu afite tatouage ya Scrap Denise Tshisekedi yagiye kumusura ngo nkwarasiwe ku rugamba mu umufarides none se abafarides basigaye bagira tatouage ya Scrap ni unit ya FDR ya special force bikwereka ngo barakorana nabo ku rwego batanakontorora yuko umuntu afite tatouage yabyo kandi misirikare ni abantu bakontorora utuntu tw'udutaye twishe nk'urugero iyo abafite tatouage igaragaza ko ari Kigali mwari kuba mwamurigasa cyangwa se nimba umuntu agiye tatouage ntimunamenye tatouage afite n'iki sobanura kugira aho mumushyira kuri kamera ari imbere y'umudamu wa president ngo nuwarasiwe ku rugamba wa FARDC ni bigaragara ko n'umwanzi abinjiriye mutamumenya cyangwa se yararimo mubizi karimo kandi ari wa Scrap irakurinze ya FDLR abarundi barakurinze batoza imfube barangije abe FARDC nabo
noneho FARDC y'ubugiretse ntagakizera na Blackwater bacancuro noneho na FARDC imeze nk'ikoroga icyayi kuko hariya kubera uburyo atizeye abasirikare ba Kongo FARDC mu bamurinda ikoroga icyayi donc abamwegereye bo hafi ubwo nabo barundi niyo scrap abantu yizeye Kisekedi kurenza abandi ni abarundi na FDLR kuko umusirikare wa Kongo abamurwaye avuga ati aho nzamucira urwaho nzari mubonezamo ntago iyi si miyoborere n'abafunzwe ni bene wacu uri ufunze niwe wampaye umwanya niwe wampaye hangaha ikindi gihugu turabona ko kiri kurindimuka kandi nkunda kubwira abantu nkavuga ngo ntuzigere witwa general nkuko umusirikare ku rugamba asigama isasu ari bwira se haduya kugira ngo amufate amwaka amabanga y'igihugu ni nako umujenerali agomba guhorana isasu azarasa perezida igihe yayobye none uri generali rero ugomba kuba udatekereza nk'abaturage ko umuturage we abura kawunga yakayura ngo ko perezida buriya yayobye oya iyo ni imitesi y'abamotari generali agomba kubimenya igihe yayobye akabimenya atabyitiranya rero wakabaye usubira kuba rukurutu cyangwa lieutenant nimba utabona ko uri generale wa Kongo ukaba utabona ko Kisekedi agomba kwigirayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi yaraswa kuko rega ni inyungu z'abakongomani 90,000,000 kuraswa ko umuntu mweze n'ubundi ku rugamba ntago abasirikare bari kurarasirwa aricyo gisubizo gisigaye byakorwa ariko we kuki na mbere ko murasa utamubwira uti torongera shaka iyo ujya cika genda safe corridor genda ntugaruke cyangwa se ukamuzingiriwe wamara kumuzingiriwe ukama safe corridor byarabaye muri Sahel ngo tujya mu gihugu ushaka ariko nyine wabanje kumukuraho ubutegetsi Kisekedi ntago ari gukuma kuri bura butegetsi ariko mu Rwanda agiye kwirangiza no mu mezi 3 igihugu wacyoreka igihugu ntago ari ikintu bakina nacyo ngo uvuge ngo ariko ngo buriya igihugu wacyoreka mu mezi 3 rero wishaka kwigira nkaho bamureka abanza ageze 2028 haracyabura imyaka 3 iyo myaka 3 utekereza yuko ahageze ko naguye kari gusamba azaba atateye n'igihugu akaga nubwo yarangije kugitera akaga azaba atacyangije noneho irreparable ndashimira cyamubana neza ariko urumva bamwe yavuze ati nabo basirikare ari kubohereza arashaka aguma kwibarira n'igiceri atari kanamwereka ati rwose nguri hafi bwa ndayishimiye Museveni yamubwiye ngo iki cyagiye bajya guhererekanya ububasha yambwiye ati rero uje kumubasha wari umumaranye iminsi atari ko buri ubwo nampaye ububasha biroroshye ubundi bari buzakurasana ububasha bikatugora ati rero ubwo nta bubasha gifite ubwo uyu muryango utakiwuyoboye ari ngiye ugiye kuyobora reka nkucire umugani ati hariho umugabo witwaga Mombutu ati uwo Mombutu rero uri kwitwara nka Mombutu weho Nevo ati hari abahungu bayejejwe ishyanga imubendi wanjye bafata intwaro batashye iwabo nkuko M23 nayo yafashe intwaro itashye iwabo ati none uwo mugabo bita Mombutu rero ngaza gufasha inshuti ye yitwa Habyarimana yego ubwo Habyarimana ni Kisekedi ahunga ati byaje kurangira bose babarashe bahera kuri Habyarimana baramurasa hakurikiraho cyangwa se Habyarimana araraswa unumbaze wamurashe ndamuzi ariko mubabwiye mbona mutashaka kubyemera yarashwe n'ababirigi Habyarimana yarashwe n'ababirigi byemejwe na Trevidic 2011 kuko imbudo yamurashe ntago yari masaka nkuko babitubwira swate yari iri mu rugo kwa Kanziga swate uremeza ko yarashwe na Gatakanziga cyangwa wemere ko basaza be ko ntago bagenga imbizi na Habyarimana ikinama ngo se yabikora premier ministre wo muri Haiti yitwa Maurice yarishwe biza kugaragara yuko umugore we wari muri gereza umugore we kari wabigize mu ruhare kubijyanye na power basaza ba Gatakanziga bashobora kuvuga bati uyu muntu ushaka kutuzanamo inkotanyi akazizana muri CND reka tumurigate niturangiza n'inkotanyi tuzirigate n'abatutsi tubarigate ubundi dusigarana igihugu cyacu ibyo rero banga ubuse ngo yabikora hari abantu rero baza n'utuntu tw'imiteto muri gestion y'igihugu this swate yarashwe na basaza ba Gatakanziga cyangwa se yarashwe n'ababirigi kuko nibo bari hagati y'aho Gatakanziga yaratuye cyase kwa Habyarimana n'ikigo cya Kanombe harimo unité y'ababirigi kandi ababirigi nibo bajyanye black box nasomye inyandiko ingaragariza aho black box yagiye ni mu babirigi yajyanye na intelligence ibitswe na intelligence y'ababirigi
gatatu wari kurasira ndege ngo yari kuba ari mu kigo cy'i Kanombe. Ibyo byemejwe n'umuhanga umushakashatsi Trevidic. Ariko ubwo kuki narinzanye ku kantu wango yararashwe Habyarimana arangije kuraswa na Mobutu nta myaka irenze 3 yaciye bataramurasa cyangwa se atarapfa. Okay, yabanje guhunga wenda tuvane ku cyo kumurasa ariko burya tubyite ko wahunze ko basa naho bakurashemo in a way or another. Ariko ubwo ni nko kuvuga ngo Habyarimana yatakaje ubutegetsi. Ubwo Habyarimana twabonye yuko ari Kisekedi n'uwari waje kumufasha bigenderamo witwa Mobutu. Iryo jambo ni jambo Museveni yabwiye Ndayishimiye urivuga ati aracyamunambyeho. Aramunambaho se amunambaho ibiki? Aramunambaho ngo kuko ngo yishyizemo ko u Rwanda rushaka guhindura ubutegetsi mu Burundi. Ese ubundi u Rwanda rushatse guhindura ubutegetsi mu Burundi nimba rufite izo mbaraga mwarobererekera ukabuhindura? Hari ubwo ruje gutwara Burundi n'ubutaka bwanyu n'amabuye yanyu ngo musige mucukura? Nko kuvuga iki? Nko kuvuga ngo ese ubundi u Rwanda uvuze ko rushaka guhindura ubutegetsi bwa Kongo nabyumva. Kongo ifite amabuye. U Burundi bufite iki? Ubuse u Rwanda rwashora ahantu ngo hari imikeke ngo n'uburobe. Hariya n'uburobe, imikeke, hari n'amamesa y'amarundi, hari n'indagara. Nese koko hari ibintu umuntu ambwiye ababwana yawe kubeshya. Vuga neza nimba ukorana na FDL ko nge nzi ko umuturanyi wese utatse iyo bitari ikinyoma abari kuzira FDL. Waretse gukora na FDL wamudedewe. Ubundi kindi ku Rwanda rwagusize. Ubundi ko n'impyisi iwanyu ikurya kurundarunda. Buriya abarundi banshaka kuzabasaba kuzabagira inama itaragakecuru. Bazasaba u Rwanda rubakolonize. Okay, rubafasha rubabere nka marene cyapare. Donc magambo makeya aho kugira ngo urwane narwo ahubwo urubaza utari ko nyakubahwa Rwanda ko dushaka gushyiraho undi mu president amatora ageze mu bakandida dushaka gutanga nk'abadede nuhe mwaduhitiramo cyangwa se abadede ubundi twigiriye muri opposition ati umuntu ari riheshya no ukababaza Catholic ukuntu bashyiraho umubishop urabizi nubango buri musenyeri na Cardinal buri arabikora ngo buri mwaka yohereza izina ry'umuntu abona yamusimbura. Noneho undi mwaka yohereza amazina 3. Undi mwaka kohereza 3. Undi mwaka kohereza 3 kugeza igihe bizagera igihe cyo kuvaho cyangwa cyo gusimbuzwa. None ngiye kigeze bareba izina ryagiye rigaruka kenshi kuko hari watanga uyu mwaka undi mwaka kabona ntago yamutanga. Hari ibintu biri kumuha imboni imwereka ko uwo muntu atamusubiza kuri list. None uwagarutse kenshi bafata amazina 3 yagarutse kenshi. Barangiza bakabaza icyo gihugu tuvuge ko ari mu Rwanda bakabaza u Rwanda ko baduhaye izina ry'uwitwa Senyumva ntuza aba bantu batatu n'abasenyeri muri za diocese zitandukanye mu Rwanda turashaka uwasimbura Kambanda kuko ageze wenda igihe cye cya retirement n'urugero. Muri aba batatu mwebwe nk'u Rwanda muhisemo none wa wundi u Rwanda ruhisemo bagahita bagira gutakara bemeza. Nko kuvuga iki ndushaka kuzagira kardinali umeze nk'ahanganye na leta ari gukoreramo. Nko kuvuga iki abarundi mwebwe mubajije u Rwanda mutariko gute umuntu yakurusha imbaraga buryo urabyemera nta nicyo biba bimaze kwirguhangana nawe. Byaba byiza abarundi baretse inzira baciyemo ngo hari bantu ngo renotike ngo hari abantu shaka gutembagaza ngo ubutegetsi bwanyu ngo bagashyiraho ngo bw'abatutsi nta kamaro. Iyo umuntu akurusha imbaraga nge nta nubwo aricyo nakibaza niyo u Rwanda rwashaka gukora hajya bw'abatutsi sicyo kibazo nakibaza ngo kubera ikiri bwo bashaka. Ikibazo sibyo. Ese ubwo buriho bw'abahutu kameme bashaka bw'abatutsi ari bw'abahutu ubwo buriho bukora na FDLR. Icyo nicyo kibazo bari kwibaza kurenza bango barashaka ngo regime change. Ahubwo niki cyatumye bashaka regime change? Ni igiki gishaka bari cyo ushaka kumenya. Rimwe na rimwe rero bivuga ngo Burundi ngo bwabaye impfampe kuri Kongo cyambere bari kwiba y'amabuye. Kandi ikindi abo mu badede hejuru bari gukiriramo bari kubyibiramo kuko ntacyo biba mu gihugu cyabo nta kirimo barashaka rero kwiba ayo muri Kongo. Ikindi bakanumva ko ari bwo buryo ngo bwiza bwo kuvuga ngo
u Rwanda ngo batekereza ko buzabahirikira ubutegetsi ngo ruzatakariza imbaraga aho muri Kongo ngo rukamera nkaho imbaraga hindi ubutegetsi Burundi zitakarire muri Kongo. Muri mind yabo bafitemo ibintu by'ubusazi bidahari kuko ni paranoia total kuvuga ngo u Rwanda rushaka regime change y'u Burundi. U Rwanda icyo rushaka i Burundi ndakizi, rushaka ko mureka gukora na FDLR. Nicyo rushaka muri Kongo ndakizi, rushaka ko Kongo ireka gukora na FDLR. The matter of the fact, u Rwanda rushaka yuko umuturanyi wese ufite umu FDLR amuzana i Kigali. Akadomo. Period. Ibindi byose wabuhimba ngo urumva ngo nabiriya abandi ngo u Rwanda rushaka ibirombe byo muri Kongo. So what? Mutaba dusoza izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.